tabara shabari kuruka amaraso ngwino tabara Jahano byose yuzuye kuyiwaganije Sharifu. Bibira by'umugore we. Yego. Umva niyo yuzuye ariko nta nirobo rivuyeho. Niyo nukuri. Ariko yanze kunyumva. Se kuko utabeshye Zaninka afite umuryango koko. Ndamubeshyira ngo bigende. Zaninka afite umuryango mu cyaro. Urumva? Gusa nkubwije ukuri yanyerekeye n'amafoto arayanyereka pe anyereka famiye yose arambwira ati ariko namenye amakuru ko hari abavutse nyuma rero niyo mpamvu ibi rero afite umuryango wuzuye icyo ntabonyemo ni papa we niba mufite simbizi ariko yanyeretse abavandimwe be anyereka gusa bari bakiri bato bari batoya nawe ari agakobwa kari aho ngaho gusa mva ibintu nabwiye Sharifu akanga kubyemera ni akazi ke none se icyo urabimbaza Sharifu kuko nyirabyo yanze kubyemera akavuga ko nshaka kumutiranya n'umugore we iyo mbimenya nkanabigumana buriya impamvu mbikubajije icyo nagira ngo nkusabe urakinyemerera mbwira vuba ndagira ngo tuzajyane kwa Sharifu tuzasubiraneyo Ni Faustin naje kureba Shami inshuti yiwe Shami muziranye tuzanye mu cyaro ahubwo se ko yabaye gutya byagenze gute Shami nyine yagize ikibazo agerageza kwiyahura kugeza ubu ntituzi icyabimuteye ibyo bintu ko ntabimuziho byatewe n'iki Shami natwe byaraducanze byumvikana gusa Shami muri uru rugo nta kintu abuze tumufata neza buri kimwe aragihabwa ariko natwe twatunguwe no kubona agerageza kwiyahura bimuviramo kumera gutya ni ikibazo gikomeye ibyo bintu ahubwo bikurikirana basanga afite ikibazo kindi twe twabuze ikintu twanatekereza cyabimuteye kuko hanafashwe neza buri kimwe aragihabwa pe nari nje muzaniye amakuru none ndeberwa nsanda neza tumurumbaje none se Shami muziranye mu cyaro uko wasanze arimo kunkora ntiwakubonye uko yanyirukanye ntiwakubonye ndasura kwenda iki impamvu ni Sharifu mwumve Sharifu afite agahinda nawe ari wowe wumvisha iriya nkuru tekereza imyaka amaranye na Zaninka urebe imvi zabaye uruyenzi ari nkawe ukaba iriya myaka utazi ko ufite nyoko bukwe koko nishaka zewe n'urugaje iyo nkuru yumvise wowe wabyumva umeze gute rwose ntaho najya ndakwinginze ibintu Sharifu wasanze arimo kunkorera warabibonye narabibonye ariko mbabarira none se urashaka ko oya numva nkubwira ukuntu tuzabigenza tuzabikora dute se tuzagenda sibyo ako ushaka ko Sharifu azakunkubitira mu maso nankubita nibwo uzishima nta kintu azagutwara umubyeyi nkanjye wabonye ibintu nkoreye n'ukuri nta kintu azagutwara ko Shami yaje aje kwa papa we ava mu cyaro iyo ugeze mu mujyi ukora akazi ko mu rugo Shami twakurikiranye mu cyaro turazana tuzana i Kigali aza nyine hano kwa papa wiwe nanjye nyine nari naje gusura sheri wanjye no kumushaka sheri wanjye naramubuze sinzi n'ubwo yaramubuzemo naje nje kumushaka nyine
ubwo buryo naje ariko twarazanye nyine na Shami. Shira wese aramubonye. Birebire naramubonye ariko mu kubona ibintu byambayeho ni amateka. Yarambonye ariruka aravuga ngo ndi umuzimu Mbese naryesu. mva nagerageje no kumukurikira ngo mbona natahana nahabona ngeze mu barangira. Nanga ko ninjye yaranyirukana. Si ibyaha ko bidasobanutse. Waje uje gushaka Sheri. Sheri se baramushaka kandi ari Sheri wawe. Narambuze nanjye ntabwo nzi ibyo yamubaza. Ibyo by'abazimu se byo noneho kuki? Nyine nageze amahirwe yo kumubona aranyirukana nariruka cyane. Simukora ibintu uri kumbwira ni ibiki? Ni inkuru ndende. Tuzagenda. hanyuma tugende nitugerayo uzasigara hanze. Urajya kunsimba hanze se kubera iki? Ni ukugira ngo wa mujinya tubanze tukarume kuko ndamuzi ni inshuti yanjye ndamuzi. Ubundi se ndamukaruma ko nta nyungu mbifitemo wese tukabyihorera. Dinambo bari ukanyuma. Sharifa afite agahinda gakomeye. Hanyuma nisigara hanze. Numara gusigara hanze nzagenda mbanze muganiriza. Ariko atazi ko twazanye. Sibyo? Nyuma yaho hanyuma noneho wenze muhamagare uze ubimubwire ongera ubivuge turi kumwe. Sibyo? Hanyuma ibintu birangire mu mahoro. Rwose nkubwiza ukuri ntacyo tuzajyana ariko byumve ko ibintu Sharifu namubwiye ni ukuri. Uriya mugore afite umuryango mu cyaro wuzuye. Erega nanjye ndabyumva. Sibyo? Ariko Sharifu kubera agahinda amaranye igihe. Ntacyo tuzagenda mbimwumvishe mubwire n'ibindi ntamubwiye mubwiye ko anyeretse amafoto kuko ibyo byo ntabyo namubwiye. Aho ho rwose uzabukoze neza kandi nzanabigushimira pe. Yarasakuje mu muhanda arirukanka ngo abonye umuzimu mwirukaho. Ngiye kubona mbona yinjiye ahantu mu rugo ngerageza kumwiruka nyine ngo mbona nataha aranyinjira. Jye ntabwo bisobanutse. Haguruka utahe mvira hafi. Uhindutse se ubaye ikibazo. Genda. Ibaze ibyo bintu birimo n'abazimu noneho hano. Abantu bo mu cyaro sinabizera ngo haguruka utahe. Turabana beza reka no mu cyaro. Oya. Genda. Baba mvire hano rwose. Ibintu uri kumbwira ntibisobanutse. Waje kureba Sheri, umuzimu, Shami, ibintu bidahura na gato. Ntabwo mbikunda. Ntabyo numva amagenda rwose. Ataho hatajya n'undi muntu ugusanga hano uri kuvuga ibyo bintu. Kundeba. Ngende. Gusa ujya ngo nkubwire nabi. Nakubwiye ngo haguruka ugende. Ntabwo muri urugo hinjiramo abazimu n'abantu bavuga ibyo bintu. Haguruka ugende. Shami nakanguka amubwire ko usubiye mu cyaro. Genda amubwire. By'abazimu ibiki. Hano mu cyaro mugira twinshi mana yanjye. noneho to last time nakubishweho bakwizera akunda kwinziriza ibyo mubwira ya ukwizera nicyo kintu kibi naba nkoze mu buzima. umva nihagazeho ndi kwihagarara nk'umugabo ariko indani nashize nagize ubwoba mfite ubwoba. nawe so wabugira nabugira se nansi ko birangiye ko dure mu nzira gusa uyu Vestina aho Vestina ni
Okay, reka ngushe Sauda, umusa na Sauda. Ndetse no kunyetaki wanje. Yasanze wanje. Sizo muragi wanje. Yes. Ibi ndi kubwira biriseri. Uko ndakubeshye nge ndi mu myingi kuko. Yeah, that's what I told you. I am not blind. Man, please. Trusting you see that woeful think ever. Jewe mbano utari muzima mu bwongo bwawe. Ibintu wamfashije kuko ukashyigikira ukamfasha gutuma ibintu. Ubona ukuze gusa n'imyaka nta bwenge ugira. Urahimba inkuru y'ikinyoma itabaho ukaza kuyibwira umuntu mukuru. Ariko ndikwibaza numenye ukuri ko kuzanyizwa n'iki? Uzangizwa n'iki n'ibitutsi unuka? Wandi Simwana nk'ubu buryarya n'imitwe ubwo iyo ukijya gusaba akazi ko guteka. Nta mwanya wo guteka imitwe mfite. Nge narema akazi ku muryango wanjye. Karibu nashashe nta kibazo. Hano hari n'ibintu by'ibyokeye data. Hari ibintu by'ibyokeye. Ariko Betty, nkubaze. Karame. Niyihe nyama wari kumara ubwoba? Ninde wabura nzo kwinjira mu cyumba cyanjye? Nabonaga njyewe hasa nabi. Nabigutumye se? Nabigutumye? Wibigira birebire ariko ngo bitekerezaho cyane ngo umutwe wawe bibe byakwicira Rusengo, sibyo? Umva Betty. Festina nako Sauda niba rero sinzi. Sinshidikanya. Uyu ni umuzima wa Sauda. Sina sheri wawe ukaba wamwibagiwe n'izina. Urebe impamvu umuteka mitwe. Reka mubwire story ko yagenze nari mpagaze. Umuryango wanjye I can see nibundi bireba ngo ngiye gusara. Yimukubita amaso na sentiru. Nari umva niruke mu nzu ndakinga. Wari uryamye se ku manywa nijoro? Ku manywa. Please izera. Ugomba kwizera. Ikindi cyansekeje twakoranye ikiganiro ari ntamukingenge ndi imbere wari hanze. Anyumvisha ko Vestina anyumvisha ko ndi sheri we. Ariko uyu muzimu uri kunyataka. Mujya guhura bwa mbere wamukozeho. Bazimu ntibafatika. Yagira ngo umenye niba waramukozeho. Ngiye mukuraho. Njyewe. Ariko hano twamujugunye urahibagiwe aka kanya ku buryo uzana ubwo ryuza umbwira ubusa. Urabizi n'ikindi Alex? Hari ikintu nkeneye. Ayo magambo yawe maze kuyahaga. Ariko nanone niba utarwaye mu mutwe ngiye kubigenzura. Ndi muzima. Ngiye kubigenzura rero. Ndi muzima. Umva uburyo ngiye kubigenzura. Ndi muzima. Nkeneye kureka inzu yanjye. Nkaza iwawe aho uba. Niba koko muzima hari uhuru gutera nanjye nzamwibone. Ndashaka kumwibonera n'amaso yanjye. Noneho ndebe ibyo ngibyo uhora uvuga niba bifitanye isano n'ukuri. Nancika ubwo uzabindekera. Sauda nyatatse inshuro no. Cyo ni ibinyoma bidafite gahunda. Bivuze ko umuzimu we ukugufira. Yaragutaye ariko. Yaragutaye maje kuguta. Mureke kuko. Aho iturize gusa ubundi birebera abantu bagukunda. Rero abantu bagukunda uko tungana. Uko bangana. Sibyo? Nashashe.
ndagura uturabyo. ceceka nakubwira ngo ufite nyirarugo ntabwo nshaka umuntu nzowea sitaki mtu anayenizoea sipendi hata kidogo Sa n'izindi ndimi zari zirimo kandi ndagusabye mfungura amaso asohotse none wamurozera nakubashye nanjye unyubaha sinkunda umuntu umenyera ndagusabye sohokera mu cyumba ntabwo ibyo uvuga byumva reka nsohoke nasohotse rwose nasohotse nta kibazo gihari sohokera mu cyumba impuza yanjye impeta zanjye ziri hano ninjye wahereyeho okay nawe uraje nibaza se kubera iki utamufata kuki utamufata araje kwatake nawe ahubwo impamvu utamufata nuko wowe wigaramiye njye naraguhishiriye uyu munsi nabaye umwicanyi nambara ikibazo cyawe impamvu Sauda ari kunyataka maybe ntabwo twamushyinguye umurambo we twawufashe nabi twawukoreye ibya mfura mbi akari kunyataka ibi byose we ntibimenya Alex uzi ko mbona ko naragutanze muri polisi kuva kera ahubwo nawe bikarangira you are next aya muzimu uraje kwataka aya njye nta kibazo mubonye uwo muzimu nawereka leta nawereka na data bukwe uwo muzimu mubonye namusaba ko tujyana tukajya kwiyerekana nkabereka yuko ahari ariko man wowe uraza umbwira ibintu bidafatika kumbaho nawe ibintu nawe bikamubaho ariko kumbaho wagize ngo si umugisha wanjye njye namubona akancika se yaba ari uwo mugisha ntabwo ufite umuzimu se azimu njye nkorana n'abazimu njyewe ikibazo kuba imbeshya wowe urabeshya ibintu bidafite gahunda umuntu yarapfuye turamujugunya ngo wabonye abazimu sinyira umwizerwa disi ahubwo noneho mubonye namusaba ko tuzongera tugahura undi munsi nkajya kuzana umuryango wo kwa Queen ariko bro wanyizeye kugahagarara nayo cyangwa polisi nkayabereka yuko nta muntu nishe ibyo byose si ukuguhishira ahubwo fasha mani vanga agenda mvira ahangaha mvanga muzimu nyicira se ndabona nta kibazo cyari gihari ntabwo mbisubiramo Betty ndakubaha nawe nyubaha uri umugabo wiyubahisha ikindi umugore wanjye ariho kandi niyo atabaho aho ko yagutaye niyo atabaho ntabwo wamfosinga gukunda njyewe yaragutaye kandi yagutaye akurura ariko ngire utankoresha amakosa nta kibazo reka ngwino wicaye twiganire wa mwana we ufata ikiganza cyane kino gitanda ni cyiza cyane ngwino twiryamire ga kuko karyamane n'impiri njye ndyamana nawe ese abandi bararana n'ibisimba ako hagiye kwibiga kuvuga neza ko no mu kazi umbwira neza wowe ntabwo turi ku kazi wowe uri gatumwa wanyinjiriye sinzi ikikugenza nari ngukumbuye unkumbura iki Betty njyewe nawe dupfana akazi kandi ibi uri kunshyiramo dupfana akazi uratuma ntekereza nawe nta na rimwe se ujya unkenera ugira ngo reka buriya ushobora kuzaba igisubizo cy'ibibazo byose ufite ibibazo byose biri mu rugo rwawe byose nk'uko bihandurika ku kazi na hano nkahita bihandurika nagusabye kumfasha Betty sohoka reka Betty sohoka ne kubitindaho cyane Betty sohoka